Adamu na Eva birukanwa mu busitani bwa Edeni. Bombi bari bambaye ubusa, ari umugabo ari umugore we, ariko ntibyari bateye isoni. Iki cya gatatu dusoma mu izina rya Yesu. Inzoka yari inyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yari yahanze. Ibaza umugore iti, kuko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho. Umugore asubiza inzoka ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuziryaho, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti, ntimuzaziryeho, ntimuzazikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore arareba asanga cya giti kiryoshye, kinogeye amaso, kandi cyanashobora gutanga ubwenge. Asoroma imbuto zacyo aryaho, ahaho n'umugabo we bari kumwe, nawe ararya. Nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Nuko badudekanya amababi y'umutini, maze barayacokera, ngo bumve Uhoraho Imana wagendaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi, umugabo n'umugore we bihishe Uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. Uhoraho Imana ahamagara muntu aramubaza ati, uri hehe? Undi arasubiza ati, numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa ndihisha. Uhoraho Imana ati, ninde waguhishuriye ko wambaye ubusa? Aho ntiwariye ku giti nari nakubujije kuryaho? Umuntu arasubiza ati, umugore wanshyize iruhande niwe wampaye kuri cya giti ndarya. Uhoraho Imana abwira umugore ati, wakoze ibiki? Umugore arasubiza ati, inzoka yamenze ubwenge ndarya. Uhoraho Imana abwira inzoka ati, kuko wakoze ibyo, ubaye ruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi, uzakurura inda hasi, maze urye umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Shyizeho inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe. Ruzakujanjagura umutwe, nawe urukomeretse ku gatsinsino. Abwira umugore ati, nzongera imiruho yawe igihe utwite, maze uzabyara ubabara. Uzahora wifuza umugabo wawe, nawe agutegeke. Hanyuma abwira muntu ati, kuko witaye ku magambo y'umugore wawe ukarya ku giti nari nakubujije nkubwira nti ntuzakiryeho, ubutaka buravumwe ku mpamvu yawe. Uzabukuramo ikizagutunga bikugoye, iminsi yose y'ukubaho kwawe. Buzakwerera amahwa n'ibitovu, maze uzatungwe n'ibyatsi byo ku gasozi. Umugati wawe uzawurya wiyushya akuya, kugeza ubwo uzasubira mu gitaka, kuko ari cyo wavuyemo. Koko rero uri umukungugu, kandi uzasubira mu mukungugu. Nuko umuntu yita izina umugore we amwita Eva, kuko ari we wabaye nyina w'abazima bose. Uhoraho Imana akanira muntu n'umugore w'impu arazibambika. Uhoraho aravuga ati, dore muntu yabaye nk'umwe muri twe mu kumenya icyiza n'ikibi. Reka atavaho asingira igiti cy'ubugingo akakiryaho, maze akazabaho iteka. Uhoraho Imana amwirukana mu busitani bwa Edeni, ngo ajye guhinga ubutaka yari yakuwemo. Nuko yirukana muntu, maze mu burasirazuba bw'ubusitani bwa Edeni ahashyira abakerubimu bafite inkota y'umuriro wikaraga, ngo barinde inzira igana ku giti cy'ubugingo.